Yesu ashimwe. Barabashimiye kongera nanone guhura tugiye mu bihe byo gusenga ndetse no kumva ijambo ry'Imana. Amazina nitwa Nyandwi Fideli, nkorera umurimo w'Imana i Nyanza kuri paruwasi kuri ADPR. Reka rero dusenge hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, ugushimiye ko waduhaye umwuka duhumeka, ari nacyo gikoresho gikomeye tugendana, kuko umwuka utarimo gupfa kwacu kwaba guhari. Ariko Mwami, udukomereze uyu mwuka, ari nako Zaburi 150 bivuga ngo ibihumeka byose bishima Uwiteka. Natwe turagushimiye, Rwanda baragushimiye, abantu bose bari kumva isengesho turimo dusenga. Mwami, bagirire neza, ubarengere, ubakure. Ababuze umwuka bari kwa muganga bumva bahumeka bikanga, Mwami bagirire neza, bagirire neza nabo baba bagira umwuka bahumeke, bagubwe neza, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye Mwami Imana, iki cyigisho ubare wowe kugerekeza mu mitima y'abantu. Fungura amatwi y'imitima kugira ngo abantu babashe kumva iby'umwuka bwira amatorero mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cyaho cya 8 ku murongo wa 19 turageza ku murongo wa 22. Umutwe w'amagambo uravuze ngo, igice cya 8 Yesaya ahanura ubwami uzabyara Emmanuel. Yesaya ahanura umwari uzabyara Emmanuel. Reka dusome ku murongo wa 19. Haravuze ngo, kandi nibababwira ngo nimushake abashitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera, mbese abantu ntibari bakwiye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese iby'abazima byabazwa abapfuye? Nimusange amategeko y'Imana nibiyihamya. Nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira, ahubwo bazanyura mu gihugu ari abihebe n'abashonje, maze nibasonza bazarakara bavume umwami wabo n'Imana yabo. Bazararama barebe hejuru. Murongo wa 22 haravuze ngo, barebe no hasi ku isi, icyo bazabona ni amakuba n'umwijima n'umubabaro umeze nk'ubwire, maze bazirukanirwa mu mwijima w'icuraburindi. Twakire neza ijambo ry'Imana. Nzanye ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo abantu bashaka Imana yabo babe ariyo babaza. Ndashimira Imana, hari abantu barimo kubaza ibitari Imana bo babyita Imana, bakibwira ko ngo arizo Mana. Iki gihe Abisirayeli ngo Imana yari ibyemeye ko bazajya mu bunyage. Hanyuma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya dusomye igice cya 1 kugeza ku gice cya 39 havuga uburyo bazajyanwaho minyago. Iyo dusomye duhereye ku gice cya 40 kugeza ku gice cya 55 bivuga bari mu bunyagi. Hanyuma iyo duhereye ku gice cya 56 kugeza 66 ari nacyo gice cya nyuma kivuga uburyo baba bagarutse bavuye mu bunyagi. Hanyuma aha rero ku gice cya 8 havuga uburyo bazagenda. Imana ibabwira ngo mugiye kujya mu igihugu kiroga, mugiye kujya mu gihugu harimo abashitsi bafite izindi mana
bafite ukuntu bo basenga ariko mu bigaragara umuntu akagira ngo barasenze kumbi baterekereye babanzwe. Iyo bagize ikibazo bo barashikisha, iyo bagize ikibazo bo bararogesha gushika mu buryo bwo gukurura ibitekerezo byabo bagakurura amasura, hanyuma ngo niko bo babigenzaga bashitse. Nubwo ngo murabizi ko twagendanye, iyi Imana bari bayizi ko ari Imana idashika ahubwo irahamagara. Turashimira Imana twiraduhamagara, iyo dushatse iraduhamagara ntidushika. Turashimira iyi Imana ntishika ahubwo irahamagara. Iyi Imana si iyo dusenga, si iyo batwara bazirika mu myenda ngo zikunde igira imbaraga. Ntabwo ari Imana bashyira ibishyimbo ahantu nk'uko bajyaga babiterekera imandwa. Ntabwo ari Imana bagende bororera mu mapusi ngo bazajye batuma amapusi n'amayoka n'ibisere banyoya. Ni Imana ishoboye, igendera ku bakerubi, igendera ku baserafi. Umwami nashimwe. Hanyuma Imana irababwira ngo aho mugiye mwebwe babasha kunyumva, nimugerayo ntimuzashikishe, nimugerayo ntimuzashaka abapfumu, ariko muzahura n'abajyanama babi. Ubu hari abantu baraguje atari bo babyitekerereje, barahuye n'abajyanama babi. Umuntu yarwaza umwana kugira ngo jya kubaza, kandi umuntu akwiye kubaza Imana, kuko umupfumu nawe Bibiliya tubwiye ngo iby'abazima ntibyabazwa bapfuye, nabo ntako bimereye. Mwami natugirire neza. Hanyuma ngo baragenda, bamaze kugenda ngo bageze mu gihugu cy'i Babuloni. Ubundi Babuloni bivuze irembo ry'imana nyinshi. Hanyuma ntabwo bagira Imana imwe, bagira imana nyinshi, ku buryo n'uwo mu Bisirayeli ukoze baravuga ngo ni Imana, ngo ni umuntu uri mu mwuka w'Imana ze, bazita nyinshi kuko nabo bazifite. Umwami natugirire neza. Ari nayo mpamvu uzakunda kugendana n'abantu, umuntu akajya kubwira ati iyi nta Mana imukoresheje n'imyuka mibi, nuko ariyo bazi iyo mu ijuru niyo bavuga. Burya umuntu akubwira ibyabamo. Umwami nashimwe atugirire neza. Nubwo muzashaka abashitsi, ngo niyo babwira ngo mushaka abashitsi ngo mushikishe abantu, ngo mushake n'abapfumu banwigira bakongorera. Turashimira iyi Imana yumva gusenga, kwiba yaduhaye amakuru kere kuyirengagije. Ni Imana twe dukora ntimwigira, ariko abapfumu baranwigira. Impamvu banwigira nuko bazi ko ibyo bavuga atari, nuko bazi ko ibyo bavuga nta murongo. Turashimira Imana y'amahoro, nta kumwigira guhari, ahubwo ivuga iranguruye. Umwami nashimwe. Ni Imana ivuga iranguruye. Sindabona igiterane cy'abapfumu, ibyo bavuga baranwigira, banwigirira iyo ngiyo, baranwigiriye ku kibanza cyabo, baranwigiriye mu bana babo. Baravuga ngo ntabwo baziga, bavuze banwigiriye, ariko yavuganye natwe yavuze iranguruye, yavuganye natwe ntigira ubwoba. Baranwigiriye, baranwigira. Aho bakubwiye ngo uzashaka babikubwira banwigiriye. Bagira ibyo bagukenyeza, bagira ibyo bagukozaho, ariko wowe wumvise iri jambo, niba baragukojejeho inzogera, niba baraguhaye amagufa, vayo ubaza Imana, kuko aho ngaho nta kisubizo uzahakura. Imana yumva gusenga niyo dukwiye kubaza. Ukayibaza uko urugo ruzagenda, ukayibaza uko ubucuruzi buzagenda, ukayibaza uburyo agakiza, ukayibaza uburyo umuntu akizwa, uburyo umuntu agendera mu rukundo, ukayibaza uburyo umuntu abana n'abandi, ukabibaza ukabaza Imana. Imana niyo ifite igisubizo. Umwami nashimwe, kuko n'ubundi uriruhiriza ubusa, ayo utanga ntibizakunda. Iyizire ubaza Imana, nyine ubaza Imana. Uburyo umuntu abaza mu Imana, wayibaza mu isengesho, wayibaza mu ndirimbo, wayibaza mu guca bugufi. Imana urayibaza. Yavuze ngo musange amategeko n'ibiyihamya. Iyo usanze amategeko ubona ikikubuza, ukabona n'ikikwemerera. Iyo usanze ibiyihamya bavuga ngo yambukije Abisirayeli inyanja itukura, ibyo ni ibiyihamya. Yarengeye umwana wa Yayiro, ibyo ni ibiyihamya. Dushimiye Imana. Sanga ibintu biyihamya, sanga amategeko. Aravuga ngo abatavuze ibyo, abadasanze Imana, nta museke uzabatambikira. Bazaba mubwire, hazaba hatabona. Aho bazaba bari ngo bazajya bubura amaso, ntacyo bazabona. Niyo mpamvu bavuga ngo Imana
Imana ntiriho, kandi Imana iriho, n'umwijima ubariho, umwijima wa gipfumu ukuye yaya abantu bashaka Imana babariyo babaza ngo bazagendera bihebe, ngo bazatuka Imana ngo bazatuka Imana, ngo bazasubiranamo kandi barishyuye. Hari babona bacuruza bakagira ngo byaremeye, ibyo ntibiremera, byemera ku Mana. Imana niyo ibyemeza, yaguhaye guhumeka. Shimiye Imana y'amahoro. Ndagira ngo mbabwire, ngiyewe ubwanjye genzi, abapfumu bazi wacu tutarakizwa baraza baravuga ngo kugira ngo uyu mugabo, kugira babonaga agenda uyu mugabo kandi n'umusore ntibamenye ibyo ari byo, noneho baravuga ngo wowe ngo kugira ngo urugo rwose ruhumane ngo badushakire 200,000 turabibura. Bashaka ibihumbi, baravuga ati ubwo tutabibonye, turavuga ati ntitwabibona. Bahita bavuga bati rero mudushakire 400. Mukecuru yari akatuje ati 200 ni menshi, baravuga ati reka ubwo murakaje abakuru. Bahita bavuga ngo ni 400. Mu gihe bavuze ngo ni 400, none umukecuru arababara, noneho baravuga ngo kugira ngo tuborohereze ngo nimujye gushaka urushishi rw'urusekurume tubatsirike. Noneho baravuga bati ni gute urushishi rw'urusekurume twarukura hehe? Hanyuma ndavuga ngo ntibigoye, urushishi rw'urusekurume ndajya kuruzana. Hanyuma ndagenda, urushishi rw'urusekurume ni urwo mbonye ndaruzana, ntuhereza umupfumu. None umupfumu akozaho inzogera arizunguza, aravuga ngo ndamubwira ntinambwira ko ari urunyagazi, genda njya kureba aho hantu arebe ko ari urunyagazi, niho njya kurebera urusekurume. Araceceka ntiyabivuga, nawe n'imyigiro nta makuru yakiriye. Wenda birashoboka ko ubona namuhaye ari urunyagazi, ibyo ni byo, ariko ari iyo mu ijuru iyaruremye izi ko ari urunyagazi cyangwa ari urusekurume, izi kwitegereza. Umwami nashimwe. Hari igihe abantu bareba bakareba ibintu bakavuga ngo ibi ngibi tuzi ntibazi kubireba, Imana niyo izi kubireba. Umwami natugirire neza. Hari igihe abantu bagendera mu nyigisho z'ibyo bumvise, n'ubu ngubu twakoromejwe n'amateka. Abagiriki nibo bigishaga, nibo barabigishaga ku Iraseyani, bakavuga ngo Imana ntikibaho, ngo Imana ntigikora, ngo Imana ntigitabara, kubera ibyo bize, kuko bakundaga ibigirwamana. Ariko twebwe, haleluya, tugomba gusenga Imana itadutuma amashishi y'isekurume, itaduhereza ubwoya, itaduhereza ibyo twisegura n'ibyo twiyuka, ahubwo ikoresha ijambo ryayo. Ni Imana ikiza, ni Imana itabara. Wowe uri kunyumva bakubeshye ngo uzacururizaho mu rugo ruzakomera, ahubwo ushobora kujya uryishi wibwira ngo wazanye ngo nitwigeze batubeshye abantu, umuntu afata umudakubitwa ngo agashyira ahantu ngo ntakubitwe. Ibyo umupfumu yarabitubesha, ndabambara umunsi umwe ngererewe barandiha, bakajya bakubitaho wa mudakubitwa uri. Ndavuga nti ni inama nyanga, ibyo mbivamo. Ndongera nanone baravuga ngo umuntu ngo nziga segonderi, ngo niga na kaminuza, ngo ni bamakanu bambara n'ikabutura. Barambwira ngo iyo kabutura sinzayikuremo, niyo kabutura izatuma ngo niga primaire, ngo na segonderi na kaminuza. Nambwira umupfumu ngo kwiga rero no gufata amasomo si ngombwa. Arambwira ngo nzabure kwiga, uvuge ngo ngomba gutwara umuti ngo niga. Hanyuma ndangije ndaziza bo muri akabutura nakuragamo, n'abandi mu bantu b'inyonga bakagira ngo ni sitire, kundi hari ibinguguna. Wowe kwihagararaho ibintu bikuguguna, ibintu biteka bigukureho, ibintu biguhekenya, ibintu biteka bigukureho, kuko arahari ngo agutabare, ariko niwe uri mutinda. Arahari ngo akurengere. Abantu baracurama, abantu bararara bacuramye, bararara barota barya inyama, ibintu by'ibinyama by'ibyaboze. Ni abadayimoni bari kubagaburira, rero utabanywa amaraso batazi ibyo ari byo. Ariko ngwino Imana igukureho ibyo, igukureho ibya gipfumu, imihango ya gipfumu iyikuvaneho, nawe ubohoke ubibwire abandi. Tugiye gusenga Imana. Niba wumva wasanga amategeko, niba wumva wakora iby'Imana ishaka, kugira ngo nawe kubohore batiriwe bakubye utwawe ahantu uri, waba uri mu rugo, waba uri mu nzira, waba uri mu murima. Tugiye gusenga Imana ikugire neza. Mwami Yesu, niwe wavuze ko tuzahindura iyi si ikaryoha kuko watugize umunyu. Rero nanjye ijambo mpaye ryo kubwira abantu bose bari kunyumva, rekugirire neza abantu baraboshye. N'ubu hari abagiye kuraguza, hari ababikuyeho, hari abajyanama babi, hari n'abari mu nzira zishaka
kujyayo, ariko abo bose babohore. Ni wowe Mana dukwiye kubaza. Turagira ngo ahantu turi umutekano uboneke, turagira ngo ahantu turi amahoro aboneke, turagira ngo abantu bajya barwana, abantu bakicana batewe n'imyuka batabizi, abantu bagashwana, abana bakanga ababyeyi, abantu bagatoroka bakagenda bataye ingo, abantu bagata ingo ari imyuka mibi. Iyo myuka mibi yose isenya ingo. Turi abantu bamwe baba mu ngo bonyine, ugasanga umugabo yataye umugore, ugasanga umugore yataye umugabo, ugasanga abana bataye urugo. Nyir'ingabo turasenze kugira ngo ugirire neza abantu, girira neza urubyiruko, girira neza abagabo, girira neza abakobwa, abantu bakureho umwuka wa kidayimoni mu izina rya Yesu. Iyi myuka ibajyana ibambika ubusa, yikubise hasi, abantu bongere bambare mu izina rya Yesu, bongere bikwize, barara mu tubari, dukubise hasi iyo myuka mibi mu izina rya Yesu. Rengera abantu bawe kuko ushoboye byose. Ubwo uzahamagara itorero, ijambo ryawe rirambwira ngo abantu twasengeye, abantu Mwami Imana twatuje ibyaha, ngo abantu bagakizwa, ngo natwe ngo tuzaba tuzanye iyo minyago uzatugorera. Icyampa babe babiri cyangwa umwe, mu ijuru impundu zivuge. Urakoze kumvise gusenga, dusenze twizeye izina rya Yesu, amen.